Hi guys, nongeye kubasuhuza. Iyi ni ya channel yanjye, iyi ni ya channel yanyu. Nkuko bisanzwe dukomeza gukora ibiganiro bigiye bitandukanye. So rero kuri uno munsi rero ndashaka kubabwira iki. Ndabanza mbasuhuze mwese. Umuntu wese wakaze subscribe ndamushimira. Nawe utarayikanda wamanuka ngo ugakandaho kugira ngo tuzajya tubana umunsi ku wundi. Guys, hari ikintu nshaka kubasaba, ndabasaba ngo mume comment, mume feedback ibyo twakoze kugira ngo tugire imbaraga, kugira ngo tuzajya tubashakira amakuru meza kandi amakuru agezweho. So rero kuri uno munsi mfite icyo bita amabombe toniki, amabombe ashwanyaguza. Ese ayo mabombe yaba ameze gute? Rero ndaza kukubwira ngo wicare urebe aka video kacu, navuga iyi video yacu, iki kiganiro cyacu, ubusemuzi bwacu, kuko ndabizi ni ibintu byiza. So ntago nabura kugenda ndasoje aba Club Giant, kipe y'abafana, kipe sigaye ikonzwe inyarugenge hose, dore ko ariho ibarizwa, navuga ngo ni ibarizwa. Ndasuhuza abafana ba Rayon Sport, ikipe y'abanyarwanda, navuga ngo Murera. Hari indirimbo bagira nkunda cyane, ubutaha nzayiririmba nyibumvishe neza. Hanyuma ndasuhuza abayovu, ntago nagenda ndasuhuje abayovu, abafana ba Gasogi, abafana ba Mukura, abafana ba Polisi, mwese ndabasuhuje. Nababwira ngo kaze kuri ino channel, ni yanyu, ni channel twese dusangiyeho, ni channel twese tuzajya tuganiriraho. Yewe nawe umuntu ufite igitekerezo cyangwa ikintu runaka, chine box utubwire cyangwa siga muri comment, nakwandikira nkakuvugisha icyo waba ushaka ko tuganiraho. So rero kugira ngo ntezigamba amagambo, katuze kugera aha ngaha mbabwira ngo duhere kuri no bombe cyangwa ina fire. Hano ndaza kukwereka aha ngaha mfite ikipe yitwa Nanjye Ndireyo. Ngiye wakura neza, ngiye handitseho Nanjye Ndireyo. Iyi ni official Rayon Sport, iyi ni official. Hanyuma handitseho mu wiki, handitseho ngo ushobora kureba imikino 5 Gikundiro isigaje kwakira nk'umunyacyubahiro, ariko wanateye inkunga ikipe yawe mu rugamba rwo gushaka igikombe. Mbibutse iki ngiki rero, iki rero ni ukubereka ko Rayon Sport isigaje imikino 5 yo kwakira, indi 5 yo kujya away cyangwa kutakira. Hanyuma rero icyo usabwa n'iki, ni ugutera inkunga, bavuga ibyo gukanda akanyenyeri. So iyi nkuru ntago ariyo nyamukuru yari itumye ngira, reka nze nkwereke ikipe yindi abamamyi, ikipe Club Giant, APR abantu we, APR official. Aha, ngiye rero wakibaza ibintu waba wabibonye, kuko natwe hari aho twabibonye. Urebe na statement APR imaze gusohora. Ahangaha urareba handitseho gira uruhare duhembe abakinnyi. Dore ngiyi guys, ni ibintu bigaragara neza. Rero abamamyi rwose bavuze ko bagomba, ariko ikiza APR isivuga fake news. Bari batanze code ndetse n'amazina APR. Rero reka nze gusobanurire nako ngusomere na statement APR isisora. Dore ngibi ntago ntanga ibintu by'ibihuha guys. Ngenya ntanga ibintu ruri, ntago nkunda ibintu by'ibihuha. Ntago ndi umuntu ukunda n'amakuru atari y'ukuri, nkunda amakuru ya nyayo. Aravuga ngo ubuyobozi bwa APR buranyomoza ibihuha birimo gukwirakwizwa mu itangazamakuru bivuga ko itarahemba abakinnyi n'abandi bakozi bayo. APR FC ni ikipe yubahiriza amasezerano ayo ari yo yose kandi
ihemba ku gihe. Ubuyobozi bwa APR burasaba abakunzi n'abafana bayo ndetse n'abanyarwanda muri rusange kudaha agaciro ibyo binyoma bigamije gusebya no guharabika APR. APR FC ikomeje intego yayo yo kwegukana igikombe cya Rwanda Premier League ndetse n'icy'amahoro kugira ngo isohokere igihugu kandi yitware neza mu marushanwa mpuzamahanga kurusha ibindi bihe bitambutse. Abakunzi n'abafana bayo rero barasabwa kudacibwa intege n'ibihuha biba byahimbwe kandi bigakwirakwizwa n'ababifitemo izindi nyungu zitagamije ineza ku ikipe y'ingabo. Iyo rero ni statement ya APR. Ubu rero abantu bave mu rujijo rwose, bave mu rujijo. APR ntago iri gukandisha akanyenyeri. Ubwo rero abakandisha akanyenyeri sinzi ahantu bari babikuye. Aha, iyi reka tube tuyiretse nze rero nkwereke indi bombe more fire. Ndaza nkwereke ibintu byakomeye Nyarugenge rwose, ibintu byakomeye. Ndaje nkwereke rwose wakisomera nawe. Dore ngiyo umusore wanyu rwose, Rigane Rugaju, aho yakomeje kuba imbarutso. Ndaje nkwereke rero ku muntu ufite machine ntago muri comment ntago bislidinga neza kugeza kuri the final, kuko bikwereka message makeya, ariko ukoresheje phone urabibona neza. Rero ndaje nkwereke aho Rugaju yagize ati navuga ngo ibintu byakomeye. Yavuze ati kuri no zavuze ngo harya ngo yakozeho rimwe harya ngo yakozeho rimwe. Okay, araseka. Hanyuma icyo nza kukwereka ni ibintu bagiye batukana cyangwa navuga basa nkaho bashamiranye mu makomenti yabo. Rwose ni ibintu byagaragaye nkaho atari na byiza. Ndaza kumanukira gahoro gake nze gusoma ino message ya Felix Official. N'ubundi muri kwiruka ku ruziga bro, aho muri kugana niho habi. Undahita avuga ngo APR yo mu Rwanda. Ahangaha umuhungu witwa Jidone yagize ati uri rwa rutabura bro. Biba bisa nabi gusa ukwiriye gukora YouTube yonyine. Rigane Rugaju yasamo muri prayinga aravuga ngo makazi kuri iyo YouTube washinze. More fire. Yavuze ese ubu uzatandukanya umwuga no gufana ryari? Rigane Rugaju wacu ati wariye se? Guys, ibintu rwose biri mo fire bomb clat ya ibintu rwose angaha abari mo fire. Ndaza no kubishyira muri video, uraza kubireba. Ese ubundi uba wariye koko? Nakibaza ati se ubundi kurya bihurira he na football? Kurya bihurira he no gufana di? Ratamunyere comment mumbwire kurya bihurira he no gufana. Undi ngo ni Ferdinand ngo ikibazo cyawe arahugera ugashyiramo amarangamutima y'abafana ariko ntacyo gitware twemere. Reka mbibarize guys, ese wobona Atletico Madrid cyangwa Real Madrid ni iyihe kipe bibye? Ndaza kukubwira iki rero.
urebye izi comment z'abantu mu by'ukuri urareba ko harimo intention cyangwa navuga ngo byageze ku mutima. Ariko se nkibaza iki kintu kandi akibaza, dufana umupira ariko tukarengera, dufana umupira ariko ukagira indi intention itari nziza. Guys, reka mabwire iki kintu, niba udafana Mukura ifite abafana bayo, ariko wowe ukicara ufana Kiyovu ukazajya uhora uvuga ngo Kiyovu bayibye, Mukura bayibye. Atletico Madrid icyo nzi cyo muri runo rwa Gasabo abantu bafana Atletico ni bakeya, ariko wareba ingibi bita bitwereka ko uyu nguyu ari umufana wa Barcelona. Hanyuma abantu rero mukunda kwiriza. So guys, rero murebye kuri izo ntuze mba nagiye mbaciramo gake gake, ariko ni kugira ngo nzajya mbaha update y'ibintu biri kuvugwa kugira ngo mutazajya. Mfite indi breaking news ya Darikonovic, ntabwo ndi kwicukumbura, ndi kwishakira amakuru, ndaje nyibahe mu kanya gatoya cyane, mu minsi mikeya cyane rwose ndaje mbahereze inkuru ya Darikonovic. So icyo rero nagusaba nakubwira ngo kanda kuri subscribe, tuzajya tubana umunsi ku wundi. So ciao guys, kandi duhure ubutaha.